Shalom shalom, ni kuri Nyirabisage TV. Twongeye kugaruka inshuti zacu, inshuti z'umusaraba, turabakunda cyane, turabishimiye kongera kubana namwe. Imana ibaha umugisha. Ngarutse rero kuri Nyirabisage TV, nje kubwira inshuti zanjye ziri hano, abishimye mukomeze mwishime, n'ababaye namwe mwihangane, siko bizahora. Mukomeze mukomere, abafite amahoro Imana ikomeze bahereza amahoro, n'abayabuze nabo mukuri mukomeze mwihangane, mu ijuru hari Imana isumba byose. Rero twagarutse kugira ngo twongere kandi tuganire. Nababwiye ko uyu mwanya ntajya nganira njyenyine, ahubwo mbashaka ngo twese tuganiremo, kaducunguze uburyo umwete, ariko tutari twavuga. Turongera kandi gushimira inshuti zacu zose aho muherereye, abari iwacu mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, ku migabane itandukanye y'isi. Turabashuhuje cyane inshuti zacu, aho muri hose mwumve ko mbashuhuje, mwumve ko mbakumbuye, mwumve ko mbishimiye. Impamvu yatumye ngaruka rero nuko nari mbakumbuye, no kugira kandi ngo twongere dusabane, twongere tuganire, twongere tubane. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana nk'ibisanzwe, ariko niba tugiye gusenga Imana, njya nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo direction y'umutima niyo Imana iba ikeneye. Imana iteka twebwe tuboneka kuko twirirwa mu isi yanduye, tugaragara n'ubundi nk'abanduye, ariko iyo tuje tukayibwira ngo itubabarire, imbabazi za Yesu Kristo zirongera zikatugeraho, akatubabarira, tukongera kandi tukaba bashya, tukongera tukaba ibyaremwe bishya. Niyo mpamvu rero nongeye kandi kugaruka kugira ngo dufatikanye namwe dusenge. Waba uri mu nzira, waba uryamye, waba wicaye, waba ugenda, ahantu aho ariho hose, situation waba urimo yose, nyemerere dusengane nawe, dufashanye kugira ngo dukomeze twumve ijambo ry'Imana tugeneye kuri uyu munsi wa none. Murakoze, reka dusenge Imana. Uwiteka Mana isumba byose, Mana ikomeye, Mana umubyeyi wacu, Mana umucunguzi w'ubuzima bwacu, turagushima turaguhimbaje kuko uri uwera wa Isiraheli. Turagushima turaguhimbaje kuko uri byose, uri ibyiringiro byacu Mana, izina ryawe niryamamare hose. Twongeye kandi twagarutse hano hantu, turakwinginze kugira ngo ubane natwe, turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe Mana giye kugwa aho ritagomba kugwa, ahubwo rigwe ku mitima yacu kugira ngo ribashe kudukiza, ribashe kugira aho ridukura, ndetse ribashe no kugira aho ritugeza. Shimwa mucunguzi mwiza, turakwinginze kugira ngo umanuke ubane natwe, ntaba ari twebwe Mana nk'uko ijambo ryawe ribitubwira, ahubwo izina ryawe ryonyine aba ari ryo rihabwa icubahiro. Turasenze n'ukuri, turakwinginze kugira ngo ubane natwe, utwiteho, imbaraga z'ijambo ryawe ribashe kumanuka Mana, rikize neza imitima yacu, rikize neza ubugingo bwacu Mana, kuko turagukeneye. Turakwinginze kugira ngo tubane nawe kandi twiteho. Ndakwinginze rero mucunguzi mwiza, hari benshi kuri uyu murongo bafite ibyishimo, dufatikanyije nabo ibyishimo. Hari abandi nabo bababaye, bigunze, bihebye. Ndakwinginze kugira ngo nabo bagereho Mana, bakomereze kwizera, kandi ubwiza bwawe bubane nabo. Ntudusige twenyine Mana, ntudutererane, ahubwo dukomeze kandi uduheke ku mugongo wawe muzima. Icyubahiro gikomeze kibi cyawe, unyemerere uganze, unyemerere utwiteho, ko byose tubisabye twizeye izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Twongeye turagarutse mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubane nawe. Iteka njya mbabwira ngo ijambo ry'Imana rijya riza, ariko ntabwo rijya rizira ubusa. Rishobora kuza wowe ukagira ngo rirakiza imbaga nyamwinshi, abantu benshi cyane, ariko ntabwo ariko Imana iba yabiteguye. Hari igihe hanakira n'umuntu umwe, hari igihe umuntu umwe yakumva abohotse kubw'iryo jambo, hari igihe umuntu umwe yakumva gusa anezerewe kubw'iryo jambo. Rero ijambo ry'Imana ni iry'agaciro, ijambo ry'Imana ni ibyiringiro byacu, ijambo ry'Imana ni inkomezi, ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ntiridusige gutyo, unyemerere tubane nawe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka.
Luka bafite Bibiliya ubwo bari kudukurikirana musome Bibiliya. Ni byiza gusoma Bibiliya, niyo wasoma umurongo umwe uba uhagije, si ngombwa gusoma Bibiliya yose. Oya, ni ngombwa kugira ngo usome ijambo ry'Imana umurongo umwe wasomye, kuko Bibiliya ivuga ngo abamenye byinshi bazabazwa byinshi, n'abamenye bike nabo bazabazwa bike, kuko buri muntu wese azabazwa icyo yakoze. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze twishimane namwe, kandi iri jambo ry'Imana ntaba ari njyewe njyenyine, ntaba ari wewe wenyine, ahubwo ijambo ry'Imana ritugeraho twebwe twese, ribashe kugira aho ridukura, ribashe kugira n'aho ritugeza. Ababyeyi ribagereho, abana bato ribagereho, abakuru ribagereho, mbega buri muntu wese iri jambo rimugereho kandi rimunezeze, rigira aho rigukura, rigire n'aho rigushyira. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana ni umuti. Abantu bazi ngo muganga wenyine niwe utanga umuti. Ijambo ry'Imana ni umuti. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Ijambo ry'Imana umuntu wese aryireberamo. Narabivuze, waba uri umunyangeso nziza wisangamo, waba uri umunyangeso mbi ukisangamo, waba uri umuntu uzi kugwa neza mu bandi ukisangamo, waba uri wa wundi nyine kwa kundi abantu bagiye batandukanye bateye bitandukanye nabwo ukisangamo. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ni indorerwamo kuri buri muntu wese, ni indorerwamo aho waba uri hose. Niyo mpamvu rihora ritwigisha umunsi ku wundi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana niyo wasoma akantu gatoya cyane, riraza rikicara mu mutima wawe, ukumva rirakunejeje, ukumva unezerewe Imana mu mutima wawe. Ijambo tugiye gusoma riri mu gitabo cya Luka ibice 8 ku murongo waho wa 10, ibice 8 umurongo waho wa 16 kugeza kuri 18. Twongere dusome muri Mariko ibice 4 umurongo wa 21 kugeza kuri 25. Iryo jambo ry'Imana. Abafite Bibiliya turasomana, turi bubashe gusoma iryo jambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuryumva. Ariko umutwe w'amagambo cyangwa se ikigishwa cy'uyu munsi wa none kiratubwira ngo tube maso. Kuba maso ni ukubera maso ibyo utunze, ni ukubera maso ubuzima bwawe, ni ukubera maso ubugingo bwawe, ni ukubera maso aho utuye ubwawe, ni ukubera maso mu muryango urimo, ni ukubera maso muri family tubamo, ni ukubera maso aho tugenda hose. Umuntu asabwe kuba maso. Iyo ukinguye amaso yawe ukareba, umenya aho ujya. Iyo ukinguye amaso ukagenda ureba imbere yawe, koko ubuzi inzira ngiye kunyuramo ni iyihe, kuko amaso arakinguye, amaso yawe arafungutse, urimo urareba ibiri imbere. N'ibiri inyuma nabyo ushobora kubibona kuko amaso yawe akinguye. Ariko umuntu uhumirije ufunze amaso ashaka kutamenya ibiri kuza, nubwo tujya twumva kuko no mu mutima habona. Imana ifite ukundi kuntu ijya ibigenza. Njya mbona bano bantu babana n'ubumuga bwo kutabona, bajya bijyana mu muhanda, agafata agakoni, agafata ya nkoni ye yera, akagenda yikubita ku muhanda gutya gake 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 akagera iyajya. Mu mabisi, mu makwasiteri tujya tujyana nabo. Ntabwo mvuze ngo turebeshe amaso aya ngaya y'umubiri, oya, tube maso kuby'imbere mu mutima. Aya maso y'umubiri umuntu ashobora kuba yatunze, ariko nyamara nta kintu ureba. Ariko ushobora kuba utunze amaso y'umubiri abona neza, ugatunga amaso y'umutima nayo abona neza, ugatunga amaso areba cyane mu bugingo bwawe, nabyo bikakugirira umumaro. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo tube maso. Reka turisome, hanyuma nitubara kurisoma turiganiremo. Sinkajya mvuga njyenyine. Nawe niyumva hari inyunganizi yawe ukeneye kuduhereza, uzatwandikire muri komenti utubwire uti byari kugenda gutya cyangwa se mwari kubivuga gutya, kugira ngo dukomeze twige uru rugendo. Ntabwo umuntu umwe arwiga uru rugendo, ntabwo umuntu umwe yarugenda wenyine,
ahubwo twese tuba dufatanya amaboko, twese tuba turi kujya imbere kugira ngo tubashe kugarura n'abandi nabo batari muri uyu murongo. Hari umuntu umwe ejo bundi numvisha avuga ngo iyo uvugije induru gutyo ukayikoma ku munwa uba uri gutabaza. Kenshi hano iwacu iyo watewe cyangwa ugahura n'ibindi bibazo bitandukanye, kugira ngo abantu bakugereho vuba vuba uvuze akaruru ukavuga ati ni mu ntabara, abantu bakaza birukanka, abakuru bakaza, abato bakaza, abanini bakaza, abarebare bakaza kugutabara kuko wavugije induru. Ntabwo rero uvuze induru ari uko ufunze amaso, uvuze induru kuko wari uri maso, hari ikikubayeho ukakibona, hari n'ikikubayeho ukakirebesha amaso asanzwe aya ngaya turebesha, n'ibyo wabonesheje amaso y'umubiri iriya hirya mu mutima nabyo ushobora gutabaza. Hari abantu bajya bahura n'intambara zitandukanye, intambara z'uburyo bwinshi butandukanye. Ushobora gutura ahantu wenda ukatura muri karitsiye wenda urugero ufite nk'abajura, icyo gihe ugomba guhora uri maso cyane, ukavuga ati iyi saha nshobora kugenda muri iriya karitsiye ngahura n'abantu bakanyambura ibyo mfite, cyangwa se ukavuga uti reka ntahe ngende ndebareba ahari n'indeviya gatoya ndahura n'abambuzi banyambure. Kuba amaso rero ni ugukangura ibiri imbere iriya mu mutima, tugakangura n'amaso yacu mu buryo busanzwe kugira ngo tubashe kuba turi maso, kugira ngo tubashe gukora neza ibintu byose tubishyize ku murongo. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hanyuma twumve icyo riri butubwire. Kadusome mu gitabo cya Luka, duhere muri Mariko ibice 4 umurongo wa 21. Reka tuhasome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani, haravuga ngo iyindi migani, niko umutwe w'amagambo uvuga. Haravuga ngo nuko arababaza ati mbese itabaza rizanwa kubikwa y'inkangara cyangwa gushyirwa munsi y'urutare? Ntirishyirwa se ku gitereko cyaryo? Kuko ari nta cyapfuritswe kitazagaragara cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ufite amatwi niyumve, ufite amatwi yumva niyumve. arababwira ati nimuzirikane ibyo mwumva, urugero mugereramo nirwo muzagererwamo kandi muzarushirizwaho, kuko ufite azahabwa kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Sindi buvuge ngo amen, kuko ntabwo naba ngiye kukubwira ngo wowe ufite uzakwa n'ibyo wari ufite mvuge ngo amen. Ariko ufite ugutwi niyumve icyo umwuka avugana n'amatorero, cyangwa ufite ugutwi niyumve icyo umwuka avugana nawe ubwiwe. Iri jambo ni Yesu wabivuze. Yesu akimara kuza kuri iyi si, amaze gukora imirimo n'ibitangaza myinshi itandukanye, Yesu yahumuye impumyi, niko Bibiliya ivuga. Yesu yahumuye abantu bari bafite ubumuga bwo kutabona. Yesu akiza abantu bari baremaye, bari bafite ubumuga bwo kutagenda. Yesu aha abantu, Yesu yageze aho akora imirimo n'ibitangaza, agaburira abantu 5,000. Kandi ngo muri abo bantu 5,000 nta mugore wari urimo, harimo abagabo gusa, niko Bibiliya igitubwira. Yesu rero yakoze imirimo n'ibitangaza, ariko yageze aho abwira abantu, akabona abantu barimo kubyumva, abandi ntibabyumve, bamwe bakabyitwaramo nabi, abandi ntibabyitwaremo neza. Bituma Yesu noneho agiye gufata umwanzuro wo kuzajya abwirira abantu mu migani. Yesu yageze aho abwira abantu, akajya bacira imigani, akabacira imigani, abumva bakumva, abadashaka kumva nabo ntibumve. Ariko ndahamya neza Yesu Kristo ubwo yaje
yaravuze, yararanguriye barumva, ageze no mu migani naho barumva, kuko abantu benshi bari bafite inyota yo kuza kureba Yesu. Yesu yaritanze, atanga ubugingo bwe, araza aradupfira. Amaze kudupfira ntiyarekeye gutyo, yaragarutse yongera kandi atubwira amagambo nk'aya ngaya twebwe twumvishe, twebwe twamenye imirimo n'ibitangaza yakoze. Nimume mwumva, nimufungure amatwi yanyu, mukingure n'amaso yanyu, abashe kureba imirimo n'ibitangaza yakoze, mwe kubyibagirwa. Yesu amaze kubwira abigishwa aya magambo, iyi nkuru, nuko yari abonye ko hari ibyo ari kuvuga cyangwa se ko hari ibyo arimo gukora. Icyo gihe abigishwa ntabwo bari bakumva neza cyangwa ngo babihe agaciro. Niho Yesu yavuze ati, arababwira ngo ni gute wafata itara, cyangwa se reka tuvuge itabaza, ni gute wafata itabaza ukaryubikaho inkangara? Abantu bo mu mujyi se cyangwa abantu bagiye batuye mu mijyi itandukanye, wenda inkangara ntibayizi, ariko se ni gute wafata itara risanzwe ukarifata ukarishira nko mu kijerekani ahantu ritari bubashe kutubonera? Yesu Kristo we yarabivuze, aravuga ngo ntabwo itabaza rishyirwaho inkangara, ahubwo itabaza bararifata bakarishyira ahantu hagaragara. Itabaza urarifata ukarishyira ahantu hari bugaragarire buri muntu wese, kugira ngo uwo mucyo nawe umugereho, kugira ngo ibyo yifuza nawe ahita abibona vuba vuba. Kera abantu batari bakagira amashanyarazi menshi, twebwe turi bakuru, ari ahantu twabaye abantu badafite amashanyarazi, ibintu byinshi abantu bakabikora bisa nk'aho ari mu mwijima. Ariko ntabwo hari umwijima completely, hari ibindi bintu bindi bidufasha, nubwo nta matara yari ahari, ariko hari abantu murabizi, hari amatara y'ibirahuri, hari amatara y'udutadowa, hari buji, ibyo byose abantu barabigiraga. Ariko hari n'abatarabigiraga burundu, bagacana icyo bita ikimuri, akamuri neza neza kakadukura mu ziko agati, ukagakuramo ukakamurikisha. Ariko ho Yesu yazi, yari umuco ubuzima bwacu. Ese uwo muco twamenye, ni ngombwa kugira ngo uwo muco tuwubike inkangara? Umuco ni Yesu Kristo, umuco ni Imana muri twebwe. Nta wafata imirimo myiza, inkangara nitwikira. Nta wafata urukundo afite ngo urwubikeho urwango, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Tiwafata urukundo ngo urugerekeho ibindi bintu bibi. Niyo wowe uri umunyakuri, urugero ukaba uri umunyakuri neza neza, uzi kuvuga ukuri abantu bakishima, n'Imana yo mu ijuru ikagushimira. Kwa kuri kwawe iyo ukuvuze cyane cyane muri sosiyete gushobora kutumvwa, ariko Imana yo igushaka kugira ngo kwa kuri ukuvuge neza mu buzima bukwiriye, nyamara sosiyete ntibyumve. Nibyo rero Yesu Kristo yavuze, aravuga ngo ntabwo wafata itabaza ngo uryubikeho inkangara, ahubwo itabaza urishyira ku gitereko cyaryo. Itara urarifata ukarishira ahantu hagaragara, ukarifata ukarishira ahantu abantu bose babona, rikaba umucyo. Uri hirya, uri hino, uri ibumoso, uri imbere, uri inyuma, rya tara rikabasha kubonera. Yesu rero niwe tara ryacu. Yesu ni inkoni tugenderaho. Ntabwo rero urukundo ufite, ntabwo iyo mirimo myiza ufite, ntabwo ibyo bikorwa byiza by'uburwaneza wowe uhora ugira, ntabwo wabifata ngo ubyubikeho. Oya, ibikorwa birivugira. Iyo uri umuntu mwiza muri sosiyete, abantu bose baragukunda, abantu bose bakakugana. Nuko bafashe rya tabaza ryawe, nturigerekeho inkangara, ahubwo ukarirekera ku mucyo. Buri muntu wese akaza kwisangamo, buri muntu wese akumva ko mugomba kubana. Nibyo Yesu Kristo rero ashaka. Yesu arashaka ngo wowe ufite ibyiza, wowe kubipfukirana, wowe uzi kuvuga neza ukaruhura imitima y'abandi, wowe kubipfukirana,
wowe ufite imirimo myiza yo gusura abarwayi, yo gufasha imfubyi n'abapfakazi, wowe ufite imirimo myiza yo gukora ibikorwa byiza byo gusurana, kuko iyo mirimo myinshi Yesu azayitubaza. Aya niyo matabaza yacu dufite. Ayo matabaza rero dufite tuyabyaze umusaruro, tuyatereka aho agomba guterekwa, tuyakoresha icyo agomba gukora, dutereka amatabaza yacu kugira ngo amurikire buri wese. Amatabaza dufite ni imirimo myiza. Nawe ufite umutima mubi, nawe ufite urwango, sigaho cyangwa se unakomeze werure. Bibiliya ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo uwezwa nagumye yezwe, kandi n'uwandura nawe nakomeze yandure. Bibiliya yatanze go ahead. Bibiliya yatanze uburenganzira. Ngukiranirwa akomeze akiranirwe, uwandura nawe akomeze yandure, n'ukiranuka akiranuke karindwi. Haleluya. Gukiranuka ni ugutunga imirimo myiza, ni ukwanga imirimo mibi ya kamere. Turi abana b'abantu, hari igihe umuntu ajya agira gutyo ugahura na kamere, ugahura n'inzitizi, ugahura n'imbogamizi. Ariko nyamuneka we gufata itabaza ryawe, njyewe uri kukubwira aya magambo nanjye ndabikeneye, ndeke gufata amatabaza yanjye ngo nyubikeho inkangara, ahubwo mfate itabaza ryanjye rishire ku gitereko kugira ngo ribashe kubonera bose. Itabaza ryawe urishiraho rigaragarira abantu bose. Tube maso muri iki gihe, tube maso, turinde ibyo twahawe. Nuko nimugenda mujye mumenya uko mugenda. Nuko nimuvuga mumenye ibyo muvuga. Ubu uri kukubwira ibi ngibi nanjye ndabikeneye, ariko ni byiza ko njyewe uri kubivuga ibi ngibi bikugereho bigukize, nanjye uri kubivuga nanjye bingereho binkize. Ni byiza ko amatabaza yacu tuyashyira ahagaragara. Ni byiza ko ibyo ubitse muri wowe bizima ubigaragariza abandi. Ni byiza ko ibyo ufite bibi biri muri wowe bikwanduje usigaho ukarekeraho. Yemwe bantu mwihaye abandi, musigeho murekere. Tube maso, tubere ubuzima bwacu maso. Dufate amatabaza yacu tuyashira habona kugira ngo tubashe kumurikira abantu bose. Dufite amatabaza yacu tuyashire ku gitereko gikwiriye, icyo Yesu Kristo yemera, kugira ngo tubashe gukora umurimo mwiza Yesu Kristo yadusigiye. Ni byiza kugendana n'Imana ukora iby'ubushake bwayo. Ni byiza kugendana n'Imana ukora umurimo Kristo yagusigiye. Ntabwo ari ukuba kubowaringa mu byo tutazi. Ni byiza ko nicara ngatuza nzi neza kuko umurimo Kristo yampaye ndi kuwukora neza. Erega umurimo Kristo yadusigiye nta wundi. Ntabwo ari wo kujya mu mihanda ngo tuvuge, ntabwo ari wo kuzana kuri social media ngo tubivuge. Oya, no mu rugo rwawe, no muri famiye yawe, no mu kazi ubamo, iryo tabaza ryawe rishobora kwaka. Ducana amatabaza yacu maze tubere maso ubuzima bwacu, tubere maso ubugingo bwacu, kuko umujura uza kwiba ibyacu ntabwo ashaka kuza ku manywa. Umujura yaje aza nijoro, aza mu gicuku cya nyuma. Rero tube maso, tumenye ko uwo mujura ahari yiteguye kutwaka ibyo twahawe. Nukuri uyu munsi wa none dufite byinshi cyane biri kugenda bidutwara ibyo twahawe, impano z'Umwuka Wera. Abapasiteri benshi bavuye mu nshingano zabo, amatabaza yabo barayajimije, bayubitseho inkangara. Amavugabutumwa bo muri iyi minsi, amatabaza yanyu mwayubitseho inkangara. Abaririmbyi, amatabaza yacu twayubitseho inkangara. Abanyamasengesho, musigaye mukora deliverance, mukayikora nijoro, mukayikora ku manywa, mukabeshya abantu. Amatabaza yanyu mwayubitseho inkangara. Ukabwira umuntu ngo uramukunda, wamara kwegera hirya ugakora ibyo utakagombye gukora. Itabaza ryawe waryubitseho inkangara. Tube maso bene data, twongere dufate igitereko cy'itabaza tukigire kizima.
twongere dufate igitereko cy'itabaza tugishyira ahabonera buri muntu wese, tube ababyeyi abandi baza bakaruhukiraho, tube ababyeyi isi yabonamo umumaro uyu munsi wa none, tube ababyeyi igihugu kibonamo umumaro, twe kuba ababyeyi bo kuri social media, twe kuba ababyeyi badafite icyo bamariye igihugu, twe kuba ababyeyi badafite icyo bamariye imiryango, twe kuba ababyeyi badafite icyo bamariye sosiyete. Twige kubana n'abantu bose amahoro. Ni byiza ko tubana twese. Bibiliya ivuga ngo ni byiza n'iby'igukundiro iyo abavandimwe bahuye bahuje. Iyo abavandimwe bahuye bahuje ni ukuvuga ngo ibyabo byose baba babihuje, gahunda zabo baba bazihuje, imirimo yabo baba bayihuje. Bavandimwe banjye, ndabinginze cyane, munyemerere njyewe uri kubibasaba, njyewe uri kubibabwira, amatabaza yacu ahore yaka, amatabaza yacu ahore abonera bagenzi bacu. Nuba mu rugo iwawe, itabaza ryawe rihore ryaka. Nuba muri sosiyete, itabaza ryawe ryake. Mube maso, mukangurire ubuzima bwanyu kuba maso. Twe kugenda iyo tutazi, ahubwo tujya aho tuzi kuko turi maso. Uyu murimo Kristo yasize, yawusize azi ko awusigiye abantu. Mureke tuwukore. Twaracunguye ku bw'amaraso, ariko dufite byinshi cyane bisigaye biduca intege. Dufite byinshi cyane biri kuduca intege, bikatuzunguza, bikadukubita epfo, bikadukubita ruguru, kugira ngo tuve mu byizero. Ariko dukomere, dushikame bavandimwe banyu, twizere Imana. Bibiliya ivuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, munsange ndabaruhura. Nababwiye ko iryo jambo ntazajya nsoza ntarivuze. Abarushe n'abaremerewe, abababaye imitima yabo, abaruhijwe n'imiruho y'isi, yo mucana amatabaza yanyu ahore yaka. Mube maso, mubere maso ubuzima, mubere maso imiryango, mubere maso igihugu, mubere maso aho mwicaye. Tureke uburyarya, tube maso. Ubere maso abana bawe, ubere maso ababyeyi bawe. Ni byiza ko muri iyi minsi igezweho, aho usigaye buri muntu wese umubona ukabona nyine ari busy. Mureke tube busy n'ijambo ry'Imana, mureke dukora ibyo Kristo yadusigiye, mureke tubura umuriro umurika ahantu hose. Muri umujyi wa Kigali harimo amatara menshi kandi meza cyane, harimo amatara meza kandi menshi cyane. Abantu bari ku migabane itandukanye ndabaramukije cyane. Yesu Kristo atugire neza muri iki gihugu, dufite amatara meza amuritse. Ubu utembereye mu mujyi wa Kigali, ndakurahiye wakwifuza kuwugumamo nijoro. Utembereye mu mujyi wa Kigali ku manywa, wakwifuza kwiberayo, ntibwira. Ariko uko ayo matabaza acanye i Kigali, uko ayo matara acanye i Kigali, bari ko tugira amatabaza acanye mu buzima bwacu. Ndababwiye ngo bavandimwe banjye, tugire umuco, tugire ubutungane muri twebwe kugira ngo tubashe gukora icyo Kristo yadusigiye. Tube maso, tubere maso ubuzima bwacu, twe gufata amatabaza yacu ngo tuyagerekeho ibindi. Abanyamasengesho, mureke guhanura iby'Imana itavuze. Bahanuzi mwe, mureke kuvuga iby'Imana itavuze. Amatabaza yanyu ahore yaka. Bavuga butumwa, mureke kwikorerana, mureke kuvuga ibidakwiriye, ahubwo amatabaza yanyu ahore yaka igihe cyose. Baririmbye mwe, mwongere muririmbe amatabaza yacu kandi yongere yake. Tuyashyire ku mugaragaro aho abantu bose bari buyabone, tuyashyire ku mugaragaro aho abantu bose bari bwishime, tuyashyire ku mugaragaro aho buri muntu wese ari bunezerwe. Ababyeyi, inshuti zanyu, tunezere. Amatabaza yacu twongere kandi tuyacane kugira ngo abonwe na bose kandi twore twishime. Yesu Kristo adusigirira ijambo, hari aho nabonye yavuze ngo urugero uzagereramo abandi nirwo nawe uzagererwamo. Ese wari ubizi ko iyo ugize nabi fendefe iyo nabi kugaruka?
warugize ngo iyo ugira neza ineza yawe iragaruka, nubwo ineza yawe itahita igaruka uwo mwanya ariko izagaruka, nubwo ibyo wakoze byiza bitakugarukira wowe ariko bizagaruka mu muryango wawe. Ineza ntihera kandi n'inabi nayo ntihera, ahubwo mureke twige gukora neza. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo akebo, urwego ugereramo mugenzi wawe nirwo nawe uzagererwamo. Niba wifuza ko mugenzi wawe bamwirukana ku kazi, ni ukuri ndakurahiriye nawe bizakugaruka. Niba wifuza ko mwene se yakwambara neza akajya mu muhanda akaberwa, utavuze ngo ngo arakagira gutya, ngo arakagira gutya, ngo arakagira gutya, oya, ahubwo ukamusabira umugisha. Iyo icyama disi bikagenda gutya, icyama Jana akabasa gutya, icyama Jana akavuga gutya. Ibyo ngibyo nibyo Yesu adushaka, kuko iyo nifurije wowe ibyiza, nkabera amaso kukwifuriza ibyiza, nawe bikugarukaho. Niyo bitakugarutseho wowe ku giti cyawe, bigarukaho mu muryango wawe. Ineza ntihera, ineza ni karande. Haleluya. Ni byiza ko ibyo dukora byose tujye tumenya ko bizatugarukaho. Niba wifuza kugirira neza mugenzi wawe, jya ubikora nk'aho bizakugaruka. Niba wifuza kuzabaho mu buzima bwawe bwose ubayeho nabi, ujye ubireka kuko n'ubundi bizakugaruka. Ariko nubera amaso ubuzima bwawe, nubera amaso ubugingo bwawe, nubera amaso ibyawe byose, uzagarukwaho n'ineza yuko waguze neza. Akagera ugereramo abandi, nawe niko uzagererwamo. Ibyo wirirwa uvuga abandi, nawe bishobora kukuvugwaho. Hari umuntu wigeze kudusetsa ngo mureke tujye tuvuga abandi, ngo natwe iyo turenze baratuvuga. Oya, ntabwo mushyigikiye. Ahubwo muri iyi minsi abantu bahinduke, tuvuga abantu ibyiza yeme, tuvuga abantu ko bakora neza, tuvuga abantu ko bavuga neza, tuvuga abantu ko bafite imirimo myiza, twe gusubira mu bibi by'ahahise. Nanjye ubwanjye mureba, mwe kumenya ibyanjye by'ahahise, murebe iby'uyu munsi turi kumwe nawe. Kandi nimubona ndatanye, munyegereze mumbwire ngo Jane sigaho, nanjye mbabwira ngo musigeho, kugira ngo ubu butumwa bwa Yesu Kristo ibyo tugereramo abandi natwe tutazabigererwamo. Ni byiza kuko njyewe nicara muri wowe nkaturamo nta nabi ngufitiye, kandi ni byiza ko nawe wabaho nawe nta nawe ufitiye mugenzi wawe. Icyo si cyo Kristo yaduhamagariye. Mwari muzi ko umuntu ufite byinshi azabyongererwa? Muzi ko n'uwari ufite duke nawe azatwakwa? Can you imagine ko waba wari ufite ibintu byinshi, nk'umuntu agakoza inama ahantu akavuga ati abakene bicare hariya, abakire bicare hariya, muzi ko n'uwari ufite duke nawe azatwakwa? Can you imagine ko waba wari ufite ibintu byinshi, nk'umuntu agakoza inama ahantu akavuga ati abakene bicare hariya, abakire bicare hariya, abari mu wayene bicare hariya, bagafata abakene bazi ngo nibo bagiye guhereza ibintu byinshi bitagira akagero. Ariko na twa tundi wari ufite, na cya kibanza wari ufite, na yanzu wari ufite, ukabyakwa bigahabwa babandi nuko baba bararinze, nuko baba barabaye maso bakarinda ibyabo. Imana iduhana umugisha, Imana iduha umugisha wo kurinda ibyacu, Imana iduha imbaraga zo kubera amaso ubuzima bwacu, kugira ngo n'ibyo dufite tutabyakwa. Ese waba wari uzi ko umuntu uzaba udafite nawe yakongererwa bitewe n'uko yitwaye? Ariko Bibiliya iravuze ngo na twa tundi duke wari ufite ushaka kutwakwa. Tube maso rero, bya bindi twari dufite tutazabyakwa. Tube maso kugira ngo ibyo dutunze muri twebwe tubigumane. Tube maso kugira ngo twongererwe n'indi migisha iva mu gihugu cy'Imana. Biragatsindwa kutumvira Imana, biragatsindwa kutabera maso ubuzima bwawe, biragatsindwa kuvuga ngo iyo mbimenye. Mujya mwumva umuririmbyi waririmbye ngo iyo mbimenya cya gihe nataye nari gufata Yesu
nkareka ibindangaza nkifatira umwami nk'akabana karamata iyo mbimenya. Ntitukavuge ngo iyo mbimenye, ntitukavuge ngo iyo mbimenye. Uyu munsi wa none tuvuge ngo tubereye maso ubuzima bwacu. Uyu munsi wa none tuvuge ngo tubere maso ubugingo, tubere maso ubuzima, tubere maso aho dutuye, tubere maso igihugu. Twe kuza kuri social media dutukana, twe kuza kuri social media tuvuga abandi nabi. Hari umumama nshimira cyane, ndanamukunda, n'inshuti yanjye, wenda ashaka kuba atabizi ariko njyewe ndamukunda kuko aranyubaka. Yaravuze ngo niba uvuga izina rye, niba uvuga izina rye hakagira icyo ubona, niba uvuga izina rye hakagira icyo ushyira ku isahani ukagaburira abana, komeza uvuge, niryo zina naryo ni umugisha. Haleluya. Izina rikomeye ni irya Yesu Kristo, ayandi yose ni ubusa. Umuririmbyi nibyo avuga ngo amazina yose azibagirana kereka izina rya Yesu Kristo, niryo ryonyine rizahoraho. Aba ari ryo twizera, aba ari ryo rituma tuba maso. Iryo zina Imana ishimwe, izina rya Yesu ryonyine niryo rituma umuntu abera maso ubuzima bwe. Tubere maso ubuzima bwacu, tubere maso ubugingo bwacu. Imana ikomeze irinde ibyacu kugira ngo n'ibyo dufite tutazabyakwa. Bene data, nshuti zanjye, abankurikiranye mwese mukomere. Ijambo narimbazaniye uyu munsi ni ukubabwira ngo mube maso, mubere maso igihugu, mubere maso ubuzima, mubere maso ubugingo, mubere maso imiryango, mubere maso aho mukorera, mubere maso. Twe kumva gusa ngo baratuburesinze, ngo baduhaye umugisha. Umuntu wese naza ngo reka ngusengere, ngo pfukama ngusengere. Oya, ba maso wowe umenye ngo ese uwo muntu tugiye kubana ninde, kuko iri maso ubasha kumenya ibyo abandi batamenya. Iyo uri maso ujya ubasha kumenya ibigutera aho bituruka. Iyo uri maso ujya ubasha kurwana urugamba abandi batarwana. Hari umuririmbyi yarengera avuga ngo nzakurwanirira intambara utigeze kurwana, nzakwambutsa rwa ruzi nkugeze i Kanani. Nuko yari yabaye maso. Haleluya. Nuko yari yabaye maso. Nzakurwanirira urugamba. Iryo ni isezerano rikomeye kuko uri maso. Ntabwo abantu bahabwa isezerano ari ba bantu baba bakomeye, ntabwo abantu bahabwa isezerano ari ba bantu ni ba bantu baba baratinze kumva, bari maso. Yesu yaciye umugani w'abakobwa 10, nzawuvugaho. Abakobwa 5 baba bazima, abandi 5 baba ibipfu. Twirinde kuba ibipfu, twirinde kuba ibipfu bagenzi banjye. Kuba ibipfu ntabwo ari uguta inkunda, oya. Kuba ibipfu ni ukutafata ibyo twumvishe ngo tubizirikane, tubere maso ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana ryaravuzwe kenshi, ku maradiyo riravugwa, ku mateleviziyo turimo turabivuga, kuri YouTube abantu barimo baravuga, hirya no hino ijambo ry'Imana riravugwa. Ariko igitangaje ni uko abantu badashaka kubera maso ubuzima bwabo. Imana idufashe ubere maso ubuzima bwawe, Imana idufashe bere maso ubuzima bwanjye. Twe kuzagwa isari ahubwo tuzasarure. Ijambo ry'Imana ribane namwe, nanjye urivuze none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Shalom shalom. Ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Amen.